tuguhaye ikaze wowe tubana hano ku isengesho ribohora. Imana iguha umugisha. Mwebwe abakoze subscribe cyangwa se sabone, muhabwe umugisha n'Imana. Uje ari ubwa mbere nawe tuguhaye ikaze. Uwiteka aguhe umugisha. Nidusoza umaze gufashwa nawe, ntugende udakoze sabone cyangwa se udakanze subscribe, kugira ngo n'ubundi utazajya dushaka ukatubura. Reka dufate umwanya wo gusenga, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana y'icyubahiro, duhamagaye ubwami bwawe kugira ngo buze ahondi. Ubwami bwawe ni bwuruke, ibyo ushaka ko bikorwa muri njye ari byo bikorwa no mu ijuru. Ubwami bwawe bwuruke kuri buri wese ufunguye kandi uje hano ku isengesho ribohora. Ibyo ushaka ko bikorwa mu buzima bwe ari byo bikorwa no mu ijuru. Reka umwuka wera aze yambare ubugingo bwanjye, yambare umubiri wanjye. Umwuka wera yambare ubugingo bw'uri kunyumva, yambare umubiri w'umuntu uri kunyumva, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ushaka ko bikorwa kuri buri wese uje ku isengesho ribohora ari byo bikorwa no mu ijuru. Uyu mwanya twinjiyemo uhinduke umugisha. Uyu mwanya uyu muntu yinjiyemo umuhindukire umugisha. Nge nawe tubona ukuboko kwawe. Uyu muntu abona imbaraga zo gukomera kwawe. Mu ijambo ry'uno munsi aribohokeremo umuntu uri kunyumva, mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ubwanjye ndibohokeremo, nge nawe twinjire mu migisha yawe, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen. Tumaze igihe tuganira ku kijyanye n'ubugingo bw'umuntu, uburyo bushobora gufatwa bugwate mu isi y'umwuka, hanyuma bugahuzwa n'ibibazo, bugahuzwa n'ibibi, bugahuzwa n'ibyago. Kandi twagiye dukora n'isengesho ribohoza ubugingo. Aka kanya tuje kuganira ku marembo yo mu isi y'umwuka ashobora gukingurirwa ubuzima bwawe, kugira ngo acishwemo ibibi, acishwemo ibibazo, kugira ngo byisuke mu bugingo bwawe cyangwa ku mibereho yawe. Noneho turaza gukora isengesho rifunga ayo marembo yose yakingurirwa ubuzima bwawe mu isi y'umwuka, kugira ngo uhure n'ibibazo cyangwa uhure n'intambara. Ubwo turaza gukinga ayo marembo. Unyumve neza, uraza guhabwa umugisha. Nidutangirana tugasozanya, hari ikintu Imana iri bukore ku buzima bwawe, hari ikintu Imana iri bukore ku mibereho yawe. Icyo usabwa gusa ni ukumva mu mwuka. Imana igufungure amatwi y'umuntu w'imbere kugira ngo ubashe kumva, kuko Yesu yaravuze ngo kumva bazumva ariko ntibazamenya. Ndagusengera kugira ngo wowe niwumva umenye icyo ndi kuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Niwumva umenye icyo umwuka wera ari kuvugana n'ubuzima bwawe. Niwumva umenye icyo Imana ivugana n'ubuzima bwawe. Kandi yaravuze ngo bazareba ariko ntibazabona. Wowe Imana iguhe no kubona mu izina rya Yesu. Ubwo rero tugiye kuganira kuri iryo jambo. So, ijambo irembo riboneka muri Bibiliya inshuro 216. Ijambo irembo riboneka inshuro 216. Ijambo amarembo rikaboneka inshuro 63. Noneho ijambo irembo n'amarembo waziteranya ugasanga ni inshuro 279. Ni ukuvuga ngo niba Imana ivuge icyitwa irembo cyangwa amarembo, ni ukuvuga ngo ni ikintu gikomeye cyane. Bibiliya ikintu ivuga birenze gatatu, ibigira ngo ukige, ugikurikirane, ukimenye, ugisobanukirwe. Kuko kiba ari ukuri, kiba kiriho. Iyo Bibiliya ivuga ikintu kirenze gatatu ikagihamya gatatu, ni ukuvuga ngo kiba ari ukuri kandi gihari.
ni wowe usabwa rero kukimenya. Irembo rero mu mwuka, nk'uko tubona ko nta rugo rutagira irembo, buri rugo rwose rugira irembo, niko no mu mwuka haba amarembo. Irembo ni ahantu umuntu yinjirira ajya ahandi hantu, aho niho twita irembo. None ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka hari irembo ry'ubuzima bwawe, ry'imibereho yawe, kandi si rimwe umuntu afite amarembo menshi abasha gucishwamo umugisha we, abasha gucishwamo ibyo yifuza mu buzima bwe. Aho ibyo rero binyuzwa niho hitwa amarembo cyangwa se irembo. Mu mwuka rero, cyangwa se nk'uko ubona mu mubiri, mu mwuka ubyibuke ko ijambo turi kwigaho ni ijambo rivuga ngo amarembo ashobora gukingurirwa we kugira ngo acishwemo ibibazo. Gufunga amarembo ashobora gukingurirwa we kugira ngo acishwemo ibibi bikugeraho, niyo teme y'uno munsi. Gufunga amarembo ashobora gucishwamo ibibazo kugira ngo bigere ku buzima bwawe. Turaza noneho gukora n'isengesho rikingura amarembo y'imigisha yacu. Ubwo noneho rero narindi mu gisobanura, turimo turavuga yuko ko nta kibazo cyaza ngo kigere ku buzima bwawe kidafite inzira giciyemo, kidafite aho kinyuze n'aho kinjiriye. Icyo kibazo rero iyo kinjira kibanza gushakisha umuryango, kibanza gushakisha irembo ryinjiriramo kugira ngo gishike ku buzima bwawe. Buri kibazo cyose kugira ngo kikugereho kibanza gushakisha irembo kugira ngo kibone uko cinjira mu buzima bwawe. None rero mu ijambo ry'Imana, nk'uko twababwiye yuko irembo riboneka cyangwa amarembo biboneka inshuro 179, hano tugiye gutangira gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo dusobanukirwe neza. Ijambo irembo riboneka muri Bibiliya inshuro 179, ubwo wateranyijemo n'ubwinshi. Tugiye rero gusoma ibyanditswe byera. Turatangirira mu ijambo riboneka muri Yesaya igice cya 26. Yesaya igice cya 26. Dutangiriye muri Yesaya igice cyaho cya 26 kuva ku murongo waho wa 2. Yesaya igice cya 26 kuva ku murongo wa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hatangira havuga ngo nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Urumva iri jambo ritangira rivuga ngo nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Niba ijambo rivuga ngo nimwugurure amarembo, ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka amarembo ashobora kugarirwa. Amarembo mu isi y'umwuka mu ruhande rwawe, amarembo y'imigisha yawe, amarembo y'imibereho yawe ashobora kugarirwa. Abakozi ba Satani bashobora kuyugara, abana b'umwijima bashobora kuyugara, bashobora gukinga, bakagukingira rwose, bakagufungira. Ibyiza ntibibe bikiza mu buzima bwawe, ibyiza ntibibe bikiboneka mu mibereho yawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu uyu munsi kugira ngo Uwiteka acingure amarembo y'ubuzima bwawe, noneho ibyiza bitangire kwinjira. Nk'uko wumvise iryo jambo rivuga ngo nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga urumva ni Imana ibwira abantu. Iyo irababwira ngo nimwugurure amarembo, Imana ishaka ko amarembo yugururwa mu buzima bwawe. Imana ishaka ko amarembo yugururwa mu mibereho yawe. Abantu bakaza mu buzima bwawe b'ingenzi, abantu b'umumaro bakaza, abantu b'agaciro bakaza, iby'agaciro bikaza mu mibereho yawe. Ntabwo Imana inejejwe no kuba waba mu mibereho mibi, aho amarembo yuguruwe mu buzima bwawe ari ay'ibibi gusa byinjira. Uyu munsi tugomba gusenga kugira ngo amarembo yose yuguruwe y'ibibi yongere kugarwa mu izina rya Yesu Kristo. Noneho mu mwuka
hacingurwe amarembo yinjiza ibyiza mu buzima bwawe. Dukomeje rero tugasoma kugira ngo iri jambo ryumve kandi mu buryo bwagutse. Ndayankubwiye ngo amarembo, igihugu kigira amarembo, umudugudu ukagira amarembo, ijuru rikagira amarembo, n'ikuzimu hakagira amarembo, n'umuntu ku giti cye akagira amarembo. Wumvise ko ijambo ritangira rivuga ngo ni mwugurura amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Nuvuga ngo hari ahantu Imana ishaka ko winjira, hari imigisha Imana ishaka ko ukandagiramo, hari ahantu Imana ishaka kuva, hari n'ahantu Imana ishaka kugana, hari ahantu Imana yifuza ko ubuzima bwawe bwinjira, hari ahantu Imana yifuza ko imibereho yawe ijya kandi ikahinjira. Niyo mpamvu ivuga ngo ni mwugurura amarembo. Ntange rero nkubwira ngo umudugudu ugira irembo, akagari kakagira irembo, umurenge ukagira irembo, akarere kakagira irembo, intara ikagira irembo, igihugu kikagira irembo. Nuvuga ngo rero sasa iyo tuvuga iryo rembo ni irembo ryinjizwamo abantu basohokeramo kandi bakaninjiriramo. Tujya tubibona mu gihugu cyacu. Iyo ugiye kujya mu karere, aho ka karere gatangirira uhita ubona ngo murakaza neza mu karere ka runaka. Ririya ni irembo riba rikwinjije muri ako karere. Nuvuga ngo ni irembo rikwinjiza mu karere uba winjiyemo. Ku bakora ingendo muri iki gihugu murabibona. Nuvuga ngo rero hahandi uba winjirira ni irembo abantu binjirira bakanasohokera, binjira mu kagari cyangwa se binjira mu kandi karere. None kugira ngo ibi bintu mvuze kugira ngo usobanukirwe ko biri mu byanditswe no mu ijambo ry'Imana tubisangamo, reka dusome Yobu igice cya 29 n'umurongo waho wa 7. Yobu igice cya 29 n'umurongo waho wa 7. 29 n'umurongo wa 7 aravuga ngo iyo najyaga ku irembo ry'umudugudu ngatereka intebe yanjye mu muharuro, abasore barambonaga bakihisha nabo n'abasaza bakampagurukira bagahagarara. Urumva none yo arimo arakubwira ngo iyo yajyaga ku irembo ry'umudugudu. Mu yandi magambo rya jambo nkubwiye ngo umudugudu ugira irembo. Usobanukiye yuko mu isi y'umwuka no mu isi ifite imibiri, ibyo ubona mu mwuka no mu mubiri birahari. Ibyo ubona bivuga ngo ibiri mu mubiri ni igishushanyo cy'ibiba mu mwuka. Nongere ngusubiremo, ibyo ubona mu buryo bw'umubiri ni igishushanyo cy'uburyo kibaho mu buryo bw'umwuka. Noneho sasa uyu yo bari kwereka ngo iyo yitaraga mu irembo ry'umudugudu, n'umudugudu ufite irembo ryinjirizwamo ibibi cyangwa rikinjirizwamo n'ibyiza. Dukomeje tugasoma muri Nehemiya sasa, mu gitabo cya Nehemiya naho nanone hari icyo hatubwira muri Nehemiya aho ngaho mu gice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 3. Nehemiya igice cya mbere n'umurongo waho wa 3. Nehemiya igice cya mbere n'umurongo waho wa 3 tubonye Yobu atwereka ko atwigisha akatwereka yuko buri umudugudu ugira irembo. Ubwo noneho icyo tugiye kureba nanone, icyo tugiye kureba ahangaha, tugiye kureba mu ijambo ry'Imana yuko niki atari umudugudu ugira irembo gusa, ahubwo Nehemiya igice cya mbere tugiye kureba ko n'umurwa cyangwa umujyi ushobora kugira irembo. Hanyuma twihute tuvuge ibyo dushaka kuvuga uyu munsi kugira ngo Imana igire icyo ikora ku buzima bwawe. Nehemiya igice cya mbere kuva ku murongo waho wa 3 handitse ngo barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Urumva ko amarembo y'i Yerusalemu yaganishaga abantu i Yerusalemu yari yarahiye. Urabyumva ko n'umurwa cyangwa se intara ishobora kugira iki? Amarembo. Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Niba uri kumva ibyo tuvuga, Nehemiya 2 noneho 3 naho hakavuga ngo umwami ndamusubiza nti
umwami arakarama. Icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Kumurwa n'ahantu n'ibituro by'abasogokuruza. Umwami ndamusubiza nti umwami arakarama. Icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Ko umurwa n'ahantu n'ibituro by'abasogokuruza habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Uracyumva neza ko ijambo rikigaruka ku marembo. Amarembo y'umudugudu w'iwanyu, amarembo y'intara y'iwanyu, amarembo y'igihugu cy'iwanyu ashobora kwangizwa, agasenywa, agakurwaho. Amarembo y'umuntu ku giti cye mu buryo bw'umwuka ashobora gukurwaho. Iyo yakuweho mu buryo bw'umwuka, amarembo y'umuntu ku giti cye, umuntu nta cyiza ashobora kubona, nta cyiza gishobora kuza mu buzima bwe kuko kidafite aho gica n'aho cyanyura. Umuntu ahorana ibyago n'amakuba, agahorana ibibazo bya buri munsi. Ndaka dusome hano muri Yesaya igice cya 45 kugira ngo naho uvumbure umenye yuko umuntu ku giti cye abasha kugira amarembo. Ariko tutaragera muri Yesaya, ariko reka twihute nta kibazo tuhasome kugira ngo umenye ko ku giti cyawe, wowe ubwawe nanjye ubwanjye, buri muntu afite amarembo y'umugisha we ku giti cye. Yesaya igice cya 45 duhereye ku murongo wa mbere. Yesaya igice cya 45 kuva ku murongo waho wa mbere, hanyuma dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, wamfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mucingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Urumva ko uyu ni Kuro arimo aravuga ngo Uwiteka yimikishije amavuta ashobora kuba ari wowe, ari ngewe. Kuro umuvaneho ushyireho ubuzima bwawe, hanyuma uvuge ngo Uwiteka yimikishije amavuta ari wowe, ngewe, nawe. Ngo akaba dufashe ukuboko kw'iburyo, aratumeneshereza amahanga turi imbere, kandi arakenyuruza abami kugira ngo aducingurire inzugi, kandi n'amarembo yugururwe. Aya ni amarembo y'umuntu ku giti cye. Buri muntu ku giti cye afite irembo Imana, cyangwa se amarembo menshi Imana yiteguye kunyuramo cyangwa se kumuhurizamo n'ibyo yamuvuzeho, n'ibyo yamugambiriyeho. Ntabwo Imana mu mugambi wayo nezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Maganya ya Yeremiya igice cya 33 haravuga ngo kuko Uwiteka atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda, kuko we naho ubwo ngo yabababaza ntazababaza iteka, ahubwo azabagirira ibambe. Nuba ngo rero iyo ubona hari ibibi byisukira mu buzima bwawe, bikaza byisuka buri munsi uko bukeye nuko bwishe, menya ngo mu mwuka hari amarembo yacinguwe yinjiza ibibi mu buzima bwawe. Hari amarembo yacinguwe yinjiza indwara, yinjiza ubukene, yinjiza inyatsi, yinjiza ibyago, yinjiza ibyo byaha. Hari amarembo yacinguwe agomba gucingwa. Uyu munsi turakinga ayo marembo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dukomeze wumve usobanukirwe. Hano usobanukiye ko buri muntu ku giti, umuntu mu ruhande rwe ashobora kugira amarembo. Nico Bibiliya ikweretse, amarembo y'umugisha. Twihuse rero ndagira ngo nkwereke ko nanone rero ijuru ni kuzimu bwaho hari amarembo. Nuvuga ngo no mu ijuru ntiwapfa kuhajya, nta kintu gishobora kuhajya, cyangwa se kuzimu ari kuzimu n'ijuru hagira amarembo. Reka dusome ahangaha muri iki gitabo tubona cya Matayo. Dusome muri Matayo igice cyaho cya 17. Matayo 7. Uyu munsi ninjiye mu mwuka wo kwigisha, sindi mu mwuka wo kuvuga ubutumwa. Niyo mpamvu turi gusoma ibyanditswe byinshi kugira ngo tumve icyo umwuka wera avugana natwe. Matayo 7 igice cyaho cya 13 handitswe ngo, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Urumva hano ko mu mwuka hari amarembo abiri. Hari irembo rifunganye n'irembo rinini ryagutse.
ubwo ndi kukwereka nuba mu ruhande aya marembo abiri, hari irembo riganisha ikuzimu, hakaba n'irembo riganisha mu ijuru. Hari irembo riganisha mu rupfu, hakaba n'irembo riganisha mu bugingo. Noneho hano Yesu rero ari kwigisha, yigisha ku bintu bijyanye n'irembo. Yatangiye ababwira ati muri iki gice cya 12 ngo munyure mu irembo, muri iki gice cya 7 n'umurongo waho wa 13 atanyira ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. Urumva ko hari inzira ijyana abantu kurimbuka, ariko iyo nzira ijyana abantu kurimbuka ifite irembo. Inzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho nayo ifite irembo. Iyo tuvuga inzira ijyana abantu, mu bugingo buhoraho ko ifite irembo, nuvuga ngo iryo niryo twita irembo ry'ijuru. Iyo tuvuga inzira ijyana abantu mu kurimbuka, niho twita irembo ry'ikuzimu. Nuvuga ngo mu mwuka rero uri kubona ko Bibiliya cyane yagaragaje ikintu cyitwa irembo. Nusenga rero ugomba kuzajya uhora ucinguza amarembo y'imigisha yawe, kandi ugomba kuzirikana gufunga, gukinga amarembo yinjiza ibibi, ugafunguza amarembo yinjiza imigisha mu buzima bwawe, kuko iri rembo ryinjiza imigisha mu buzima bwawe. Urimo urabwirwa ngo ni irembo rito, kandi abaricamo baba bakeya, kuko benshi bashaka kwicira ahantu hagutse hanini, bashaka kwicira mu nzira y'igihogere, mu irembo rigari. Aha rero Yesu aravuga ngo gira umwete unyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo ngo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Impamvu inzira ijyana abantu mu bugingo iruhije nuko irimo intambara nyinshi. Satani aba yashatse kwitambika muri iyo nzira no muri iryo rembo, abashaka gucinga amarembo y'imigisha yawe, abashaka gucinga amarembo, yahateretse ibintu bikunaniza, ibintu biguca intege, ibintu byatuma utenebuka, ibintu byatuma uva mu byizerwa. Aba yateze imitego myinshi kugira ngo, cyangwa se hari akarindagiza kenshi yashatse no kugira ngo ayobye benshi batagana muri iri rembo rifunganye. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo iraruhije, iri rembo rifunganye riraruhije, kubera ko ririmo intambara. Uzasanga intambara, abatinya intambara rero ntabwo bagana aho iri rembo riri, ariko abadatinya intambara bamaze kunesherezwa n'umwami Yesu muri izi ntambara, ntabwo baba bazi yuko ibintu byose bigomba gukunda mu izina rya Yesu, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo byose bishobokera uwizeye. Dukomeje rero tugasoma muri Matayo, hano twari turi, ubwo hari ikintu usobanukiwe, ubonye yuko irembo mu mwuka ari ikintu gikomeye. Hano dusomye nanone Matayo igice cyaho cya 10, muri Matayo mu gice cyaho cya 16, Matayo igice cya 16 kuva ku murongo wa 17. Matayo igice cya 16 kuva ku murongo wa 17 ngo Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye muri urwo rutare, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Zaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Petero nyuma yo guhishurirwa Kristo uwo ari we, akamuhishurirwa, akamenya ngo Kristo ninde. Aha Yesu yarababajije ngo hanze aha ngaha banyita nde? Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayizariya ya Filipo, abaza abigishwa bati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo bati uri Yohana umubatiza, abandi bati uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya
cyangwa uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni data wo mu ijuru. Hano Kristo arakwigisha ko ushobora kumenya ibintu ugahishurirwa ibintu uzi ko ari ubyibwiye, kandi data wo mu ijuru ari uguhishuriye ibyo umenye. Imana iguhe guhishurirwa Kristo wari we mu izina rya Yesu Kristo. Kristo umwita nde? Umubona nkande mu buzima bwawe? Ukumenya kwawe rero niko gutuma wowe wubakwa ukaba nk'urutare. Guhishurirwa kwawe niko kuvamo gutuma uvamo umuntu ukomeye. Kutamenya kwawe no kujijinganya kwawe no kudasobanukirwa byatuma kuzimu ikunesha, byatuma amarembo y'ikuzimu akinguka akagutsinda. Amarembo y'ikuzimu abantu atabasha ni abantu bafite guhishurirwa Kristo, bakamenya Kristo uwo ari we. Abo nibo rero amarembo y'ikuzimu niyo yakinguka atajya babasha. Aha rero ijambo riratwereka ko ni kuzimu hari amarembo, ariko kandi rikakwereka ko ajya akinguka. Iyo yakingutse rero haturukamwe imizimu irazamuka ikaza mu buryo hano mu isi. Abadayimoni bakaza hano mu isi bakataka abantu, bakarwanya abantu, bakabuza amahoro abantu, bakabuza umutekano abantu. Abadayimoni bava ikuzimu bakaza bagateza indwara, bagateza crise, bagateza ubukene, bagateza amacimbirane, bagateza kutumvikana, bagateza kudahuza kw'abavuga rumwe. Abadayimoni iyo bacinguriwe amarembo y'ikuzimu agakinguka, baraza bakataka igihugu bakagishozamwo intambara, bakagitezamwo ibyago, igihugu bakagiteza ibibazo, bakagikedesha, bakagiteza umwenda n'amadeni menshi. Abene gihugu bagahura n'ubukene, bagahura n'indwara, bagahura n'iki. Amarembo y'ikuzimu iyo yakingutse akataka umuryango udafite guhishurirwa, umuryango udafite Kristo, umuryango utazi Kristo, utarahishuwe Kristo. Aya marembo y'ikuzimu iyo yakingutse yataka umuryango akawuboha. Umuryango ukazajya uhora utezwa ikibazo kimwe, impfu zimwe, ugatezwa ibibazo kimwe. Ugasanga ikibazo umwana w'imfura afite nicyo umuherereza afite, ugasanga mbega nta wafasha undi, nta washyigikira undi. Umuryango ukagira umwiryane, ugasanga umuryango urabyara abana b'ibyomanzi, abana b'ibirara, abana badafite ubwenge, cyangwa se abana bananira ababyeyi. kuko kuzimu, amarembo y'ikuzimu aba yakingukiye umuryango, akataka umuryango. Ndagusengera kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo buri rembo ry'ikuzimu ryakingutse ku bwawe rikakwataka kano kanya, Umwami Yesu Kristo yongere kubikinga. Izo mbaraga zakunyeganyezaga zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuze ngo uri Petero, ngo kuri we nzubaka iryo itorero, n'amarembo y'ikuzimu naho yakinguka ntazarishobora. Uri Simoni Petero. Aravuga ngo Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo biguhishuriye, ahubwo ni data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Ni ukuvuga ngo iyo Bibiliya ivuga itorero iravuga umuntu w'Imana, iravuga umuntu wamenye Kristo, umuntu wizeye Kristo, umuntu watowe agatorerwa kwakira Umwami Yesu Kristo mu bugingo bwe. Wowe unteze amatwi watorewe kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwe, watorewe kwitwa umwana w'Imana. Niyo mpamvu ari wowe mu muryango wawe uri kunyumva, nuvuga ngo watorewe kuba umukristo. So nuvuga ngo rero kuko wahishuriwe Kristo, wubatswe ku rutare. Urutare wubakwaho rero ni ijambo ry'Imana, ni
Kristo ntiwamutandukanya n'ijambo ry'Imana. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana, nta na kimwe kitaremwe nawe. Nayo nkuvugane nawe, Kristo ni ijambo. Guhishurirwa ijambo rero ubu yishuriwe Kristo. Iyo wahishuriwe Kristo rero, ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe bw'umwuka bwubakwa ku rutare. Noneho bwamara kubakwa ku rutare, amarembo y'ikuzimu yacinguwe, agacingurirwa kwataka ubuzima bwawe. Uko yacinguka kose, amarembo y'ikuzimu uko yakugururwa kose, akugururirwa wowe kugira ngo aza guteza ibyago, ntabwo azagushobora. Nk'uko iri jambo rivuze ngo, nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Aha Yesu yahishuye ko kuzimu ifite amarembo, kuzimu amarembo yajya acinguka, amarembo ya kuzimu akataka abantu, amarembo ya kuzimu akabuza abantu amahoro, amarembo ya kuzimu akabuza abantu umutekano, amarembo ya kuzimu akabuza abantu amahoro. Mu isi y'umwuka rero, kuzimu ishobora gucinguka ikinjirira mu marembo yawe nawe yacinguwe. Twamaze kubona ko umuntu ku giti cye nawe amarembo ashobora kugira amarembo, cyangwa se abafite amarembo. Ushobora gukingura irembo, wakingura irembo Satani akinjira. Niba hari irembo rero wacinguye mu buzima bwawe ryinjiza ibibi mu buzima bwawe, aka kanya turaricinga mu izina rya Yesu Kristo. Mu isi y'umwuka icyaha cyahinduka irembo wowe wakora, noneho abadayimoni binjirira muri cyo kugira ngo basesere mu buzima bwawe. Niyo nkubwire ngo intege nke zawe, faiblesse zawe zahinduka irembo. Kwiheba no maganya yawe byahinduka irembo igihe imiryango y'ikuzimu ikinguriwe wowe. Yava bazimu bava ikuzimu, igihe bacinguriwe amarembo bazi wawe, babona mu mwuka wacinguye irembo, bakinjiza ibyago. Ndagusengera kugira ngo buri rembo ryose wuguruye ubwawe, wacinguye ubwawe, rigacingurirwa abadayimoni, aka kanya ricingwe mu izina rya Yesu Kristo. Irembo ryinjizaga ibyago mu buzima bwawe, irembo ryinjizaga ibibazo mu buzima bwawe, iryo rembo ricingwe mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora gucingura irembo rituma abantu b'ingenzi kandi bumara mu buzima bwawe, bagufashaga, bakuberaga inkoni wishingikirizaho. Ndayo nkubwire ngo mu mwuka nta wigira, ntibazakubeshye. Mu mwuka nta wigira, no mu mubiri nta wigira. Niyo mpamvu Kristo yakundaga kubwira itorero akarisengera ngo data bahe kuba umwe nk'uko njye nawe turi umwe. Yesu agiye gusubira mu ijuru muri Yohana igice cya 17 yakoze iryo sengesho, asengera abitorero, aravuga ngo data ubahe kuba umwe nk'uko njye nawe turi umwe. Ntabwo wabaho nyamwigendaho mu mwuka wenyine ngo wumve ko wanesha. Ukeneye umuvandimwe cyangwa umuntu mu mwuka muhuza. Ukeneye umuntu muhuza mu mwuka ukunganira, ukeneye umwunganizi. Nubwo tugira umwuka wera, ariko umwuka wera akaza ari umufasha, ariko rimwe na rimwe dukenera n'abana b'abantu. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo ntimukibagirwe guterana kwera nk'uko bamwe babigenzaga mu Baheburayo. Nuvuga ngo nuko bizi yuko iyo habayeho guterana kwa babiri cyangwa batatu, ubumana bumanuka hagati y'abo bantu. So nuvuga ngo rero ushobora gucingura irembo rituma hari abantu bakuhunga, hari abantu bakuvaho. Ushobora kuba waracinguye irembo ry'agasuzuguro, ushobora kuba waracinguye irembo ryo kwiyemera no ubwirasi, hanyuma wumva ko uri wihagije. Noneho sasa uha abadayimoni kukwataka ari benshi, bakwata kuri nyakamwe. Ndagusengera kugira ngo mu izina rya Yesu Imana yongere kukuzanira abantu b'umumaro, yongere kuguhuza abantu b'umumaro, yongere guhuza n'abantu b'umumaro bagufasha mu mwuka no mu mubiri. Ushobora kuba waracinguye irembo ryinjije indwara mu buzima bwawe. Ndagusengera ngo iryo rembo ricingwe mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo gusenga, hanyuma wuzure kwizera. Ntangiye nkubwira ngo irembo ryahinduka icyaha, irembo wakora mu buzima bwawe, noneho cyaha kigahinduka irembo abadayimoni baprofeteramo kwinjirira mu buzima bwawe. Mu isi y'umwuka si
icyaha gusa cyahinduka irembo n'umuntu ku giti cye, umuntu wakwinjiza mu buzima bwawe yahinduka irembo ry'ibibi byinjizwa mu buzima bwawe. Ndagusengera kugira ngo niba mu buzima bwawe hari umuntu wahindutse irembo ry'ikuzimu, kuzimu inyuraho yinjiza ibibazo mu buzima bwawe, yaba ari umuntu uhari mu buryo bw'umwuka utazi cyangwa mu buryo bw'umubiri, uwo muntu yo imbaraga z'Imana zimukubitire kure, zimutandukanye nawe mu izina ryera rya Yesu Kristo, izina ryuzuye kunesha. Ijambo ryavuze yuko tuzubakwa kwi rutare n'amarembo y'ikuzimu naho yacinguka atazatubasha. Mu izina rya Yesu, imbaraga zose zazamukiye kukurwanya, izakuneshaga, iziguteza indwara, izafunguye amarembo nawe ubwawe ukayafungura. Uyu munsi wa none iryo rembo wafunguye ndarifunga mu izina rya Yesu Kristo. Aturati mu izina rya Yesu Kristo, mfunze irembo ryose abadayimoni binjiriyemo banyataka baneza uburwayi, abadayimoni binjiriyemo banteza inyatsi, abadayimoni binjiriyemo banteza ibibazo, abadayimoni binjiriyemo banteza kuburirwa, abadayimoni binjiriyemo banteza gusubizwa hasi mu izina rya Yesu Kristo. Irembo ryo kwakira inyatsi rishobora kuba ubugugu bwawe, bwa bugugu ugira bwo gutanga 1/10, ubugugu wagira bwo gutura bwaguhindukira irembo abadayimoni binjiriramo bakaguteza inyatsi, bagafunga imigisha yawe, bagafunga uburyo bwo kwakira amafaranga yawe bitewe nuko wafunguye irembo ry'ubugugu bwa 1/10 cyangwa se bwo gutanga iturira Imana. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, buri rembo ryafungutse mu buzima bwawe ricingwe, vuga utuhereye umunsi wa none mu izina rya Yesu Kristo. Funza amarembo yose ndacinguye, abadayimoni binjiriyemo, imyuka mibi yinjiriyemo ikateza ibibazo, ikinjira mu mubiri wanjye, ikinjira mu bucuruzi bwanjye, ikinjira mu myemerere yanjye, ikinjira mu gakiza kanje. Aya marembo ndayacinga izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Aya marembo ndayacinga izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Buri rembo ryose ryinjizaga ibibi, ryinjizaga ibibazo mu buzima bwanjye no mu mibereho yanjye, ndaricinga mu izina rya Yesu Kristo, ndaricinga mu izina rya Yesu Kristo. Iryinjiza indwara, iryinjiza kwangwa, iryinjiza imyuka intera gutabwa, iryakwinjiza imyuka inteza icyangiro, iryakwinjiza imyuka inteza uburwayi, inteza krize, ndarifunga mu izina rya Yesu Kristo, ndayafunga mu izina rya Yesu Kristo. Marembo nacinguye ubwanjye ndayafunga, ndacinga mu izina rya Yesu Kristo. Ayo Satani yacinguye ndayafunga mu izina rya Yesu Kristo. Kuzimu yacinguriwe amarembo yo kunyataka ndayifunga mu izina rya Yesu Kristo. Abayihagarariye bose boherejwe mu buzima bwanjye kugira ngo baze bateze ibibazo, kugira ngo baze batangancishe, kugira ngo bansubize inyuma, kugira ngo bansubize hasi, aboherejwe kundwanya, aboherejwe kuntesha umutwe, aboherejwe kumbuza amahoro, aboherejwe gutuma ntatera imbere, aboherejwe katika jina la Yesu Kristo kunci intege no kuncogoza, ndabafata mbiri mu mwuka, ndabahambira, ndabazirika amajugunye kure ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndafata mbiri imyuka yose, ndegeranya abadayimoni bose boherejwe mu buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo zareti, ndabafunga mu mwuka, ndabirukana mu mwuka, n'ibibazo batezaga mu mwuka ndabifunga mu izina rya Yesu Kristo. Nabo ubwabo ndabafunga mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapfa kazuka, ndatura kugira ngo irembo amarembo y'umugisha mu ruhande rwanjye acinguke, mu ruhande rwanjye acinguke, mu buzima bwanjye acinguke izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndafunga irembo riganisha mu rupfu, iryari ryamaze gucingurirwa njyewe, iryari ryacingura umuryango wanjye, iryari ryacinguriwe inshuti zanjye, ndarifunga mu izina rya Yesu Kristo. Irembo riganisha mu bibazo, irembo riganisha mu biyago, irembo riganisha mu kimwaro ndetse no mu gisuzuguriro, ndarifunga mu izina rya Yesu Kristo, ndarifunga mu izina rya Yesu Kristo, ndarifunga mu izina rya Yesu Kristo. Ndafunga amarembo y'ibibi, ndafunga amarembo yo gukorwa n'isoni, ndafunga amarembo y'amadeni, ndayacinga mu izina rya Yesu Kristo. Ndafunga amarembo y'ibihombo mu izina rya Yesu, ndayafunga
ibyaha mu izina rya Yesu. Ndafunga ibihombo, ndirukana ibihombo ku buzima bwanjye, imyuka mibi yantezaga ibihombo mu izina rya Yesu umwana w'Imana nzima. Ndafungura irembo ry'umugisha ku buzima bwanjye, marembo y'ibyiza, marembo y'amahoro, marembo y'iterambere, marembo yo kwaguka, marembo yo gukiranukira Imana no kubaha Imana, marembo yo gukorera Imana, imiryango yo gukorera Imana ndayifunguza mu izina rya Yesu Kristo. Ndafunguza imiryango yo gukorera Imana, ndafunguza imiryango y'ingendo zo hirya no hino mu isi zigomba kunkingukira mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndacingura ingendo zanjye ngomba gukora hano mu isi mu izina rya Yesu Kristo. Izafunzwe n'amarembo y'ikuzimu ndazifungura mu izina rya Yesu Kristo, ndazifungura mu izina rya Yesu Kristo, ndazifungura mu izina rya Yesu Kristo. Ubutunzi bwafunzwe n'ikuzimu ndabufungura mu izina rya Yesu Kristo, ndabufungura mu izina rya Yesu Kristo. Ndafungura amarembo y'ubutunzi hano mu isi, mu mibereho yanjye funguje amarembo y'ubutunzi bw'imibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Funguje amarembo mu izina rya Yesu Kristo y'imirimo ngomba gukorera hano mu isi mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Funguje amarembo y'ibyiza byose Data twese wo mu ijuru yanteguriye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura muri iri jambo kuko handitswe yuko amarembo y'ikuzimu naho yakinguka atazanshobora. Ndatura ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, nta mbaraga zakongera kwitambika imbere y'amasezerano yanjye. Atura uvuge uti mu izina rya Yesu Kristo, nta mwuka wakongera kwitambika imbere y'ubuzima bwanjye kuko namenye Kristo. Buri rembo ryose ryari ryakinguciye kurwanya ndarikinga mu izina rya Yesu Kristo, ndarikinga mu izina rya Yesu Kristo. Natuye ubutsinzi ku buzima bwanjye, ku mibereho yanjye, ku hanone hanjye n'ahazaza hanjye mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Urakoze mwami kwa marembo y'ubwami bw'umwijima arugawe mu izina rya Yesu Kristo. Marembo y'ubwami bw'umwijima arugawe mu izina rya Yesu Kristo, ay'iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma mu izina rya Yesu arakinzwe, izina rya Yesu Kristo arakinzwe, ayo mu kirere, ayo munsi y'ubutaka, ayo mu nyanja, izina rya Yesu arakinzwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ndatura ngo buri rembo ryose ryari ryakingutse ku kange ry'ikuzimu ndarikinze uyu munsi izina rya Yesu Kristo. Ukingane hagira ucingura, ndatura ngo mu izina rya Yesu nagira ukingane hagira ucingura amarembo y'ibyago nibi yari yakingukiye ubuzima bwanjye arakinzwe uhereye kano kanya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndatura ngo amarembo y'ibyiza y'umugisha niyo yuguruye ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu amazina yose. Amen, amen, amen. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugire neza, Uwiteka aguha umugisha. Ugende udakoze subscribe, kandi uburyo bwose umwuka wera yakufashamo kudushyigikira, kudutera inkunga kugira ngo tugure kamera, ku mwuka wera yagufasha. Uwiteka kugire neza, ubikore kugira ngo uhezagirwe, urusheho guhezagirwa. Imana y'amahoro ibahe amahoro, Imana y'amahoro ibahe imigisha.